hano ni kuri Rio Vibe, nge nitwa Eric Wacu. Abantu benshi bakomeje kwibaza cyangwa se hari abatabashije gusobanukirwa iby'impanuka y'ubwato, impanuka ikomeye cyane y'ubwato bunini yabereye mu kiyaga cya Kivu. Ese iyi mpanuka yabereye mu kahe gace cyangwa se yabereye he, cyangwa se ubu bwato bwaturukaga hehe kugira ngo ubuhitane umubare w'abantu benshi cyane ku buryo bishobora kuba ari ibya mbere bibayeho mu mateka y'iki kiyaga cya Kivu? Ese byagenze bite kugira ngo ubu bwato burohame? Hano ni kuri Rio Vibe, nkuko nabivuze. Hano nge nitwa Eric Wacu muri studio za Rio Vibe. Iyo ukoze subscribe, inkuru zacu zikugereraho ku gihe. Hano muri iyi video muraza kureba ukuntu ibintu byose byagenze, cyangwa se muraza kureba uko ubwato bwarohamye bwari butwaye abantu benshi cyane, mumenye mubasha kuza no gusobanukirwa aho iyi mpanuka ikomeye cyane y'ubwato yabereye. Abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari muri Tanzania bakomeje kugenda bibaza bati se iyi mpanuka yaba yabereye hehe, cyangwa se yaba yabereye ku ruhande rw'u Rwanda, cyangwa se yaba yabereye ku ruhande rwa Kongo, dore ko ari byo bihugu bibiri byonyine bisangiye ikiyaga cya Kivu. Ese iyi mpanuka yaba yabereye mu kahe gace? Muri iyi nkuru yacu rero tudatinze cyane, dore ko ari inkuru isohotse aka kanya, cyangwa se ari amakuru atugezeho aka kanya k'iyi mpanuka y'akaga cyangwa se y'akasamutwe yabereye mu kiyaga cya Kivu. Iyi ni impanuka yabereye mu kiyaga cya Kivu rero mu majyaruguru y'iki kiyaga cya Kivu. Ese byaba byagenze bite, cyangwa se niki cyaba cyateye iyi mpanuka ikomeye cyane yahitanye abana batoya, ihitana ababyeyi, ihitana abagabo, ihitana abasore, ihitana abakecuru, ndetse n'ibyo bari batwaye muri ubu bwato bunini cyane? Ese niki cyaba cyateye ubu bwato kuba bwarohama mu birometero birenga 100 biherereye muri aka gace ubu bwato bwarohamiyemo mu kiyaga cya Kivu? Hano ni kuri Rio Vibe, nk'ibisanzwe iyo mubana natwe buri gihe, iyo mubana natwe inkuru zibagereraho ku gihe. Iyi mpanuka nk'uko mubyumva rero, nubwo ari ngewe uri kwitangaza mvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ni impanuka ikomeye cyane yabereye mu gace k'ikiyaga cya Kivu, mu majyaruguru ya Kivu, aho mu gace ka Goma, cyangwa se mu burasirazuba bwa Goma. Iyi mpanuka rero uko byagenze, ni ubwato bunini cyane bwari buturutse aho bita Ibuzi, buje abari baburimo bari bapakiye mu bwato ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuko bari baje mu isoko, cyangwa se baje kurema isoko rikuru rya Kituku. Ese byaje kugenda bite? Niki cyaje gutera ubu bwato kugira ngo burohame, ko bwari bunatwaye abantu benshi cyane, dore ko muri Kongo basanzwe bapakira abantu benshi n'imizigo yabo, kuko bivugwa ko ubwato bushobora kuba bwari butwaye abantu barenga 400, ariko ubu ngubu imibare y'abamaze kwicwa cyangwa se amaze guhitanwa n'ubu bwato ikaba ikiri myinshi cyane, kuko imirambo iracyari kuvanwamo mu kiyaga cya Kivu. Ese byagenze bite? Cyangwa se muri iyi video yacu tugiye kureba neza uko situation, cyangwa se uko ubu bwato bwahitanye imbaga y'abantu benshi cyane. Nanone ikintu ukwiye kumenya cya mbere nuko muri DRC cyangwa se muri Kongo, cyane muri imijyi ya Goma na za Bukavu, ni imijyi ifite ubucucike bwinshi cyane, kandi itagira amategeko agenga gutwara abantu n'ibintu, ku buryo bivugwa ko abantu barenga 400 barohamiye muri ubu bwato, bashobora kuba bazize uburemere, cyangwa se uburemere bw'ibyo ubu bwato bwari butwaye. Muri Kongo niho hantu ushobora kujya ugasanga taxi itwara abantu, cyangwa se itwegerane mu Rwanda itwara abantu 18 ho ipakira abantu
abantu nka 40 na bangahe. Bityo rero ubu bwato bwarohamye bukarohama muri metero zirenga 200 mu kiyaga cya Kivu. Bivugwa ko bwari butwaye abantu benshi cyane kuko baracyashakisha ababashije kuba bakoga bageze imusozi, ariko abarohamye bo baracyari kuba benshi cyane, baracyari kuba umubare uracyari kwiyongera cyane kuko bivugwa ko hashobora kuba harohamye bamaze kubona abarenga abantu 120. Hagishakishwa abandi benshi cyane kuko bwari butwaye abantu benshi cyane n'ibintu byinshi cyane. Muri iyi video rero ugiye kureba, tugiye kureberaho hamwe uko ubu bwato bwamanutse bukamanuka ku musenyi, ariko bukaza kumanukana abantu benshi cyane n'ibintu byinshi cyane kuko bivugwa ko ubu bwato bwari butwaye amatungo, bwari butwaye inkoko, bwari butwaye abantu, bwari butwaye inka, bwari butwaye ingurube, bwari butwaye ibintu byinshi cyane, kandi bwari ubwato bunini bushobora gupakira ibintu byinshi cyane bishobora kuba byaburiyemo muri ayo mato, aho n'abasahurira mu nduru batangiye kubwataka cyangwa se bakataka ahubwo bwato bwarohamiye kugira ngo babashe kugira ibyo bakizamo cyangwa se bakarohoramo abantu ibintu banitwajemo ko bagiye kurohora abantu. Ngiyi video yuko ubu bwato bwarohamye. Merdi namaliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana merdi. Wote Mungu we. Ahora que vai dar com nada de você. Tendo na pandemia o hano ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Nge nitwa Eric Wacu. Turakomeza tukibaza duti se ababashije kurokoka ubu bwato cyangwa se ababashije kurokoka iri sanganya ryabaye kuri uyu wa 3 ukwezi kwa 10 mwaka 2023, ese baba bavuga ko ubu bwato iyi mpanuka ikomeye cyane y'ubu bwato yaba yatewe n'iki cyangwa se byaba byagenze bite kugira ngo ubu bwato bubashe kuba bwagira gute, bubashe kuba bwarohama ubundi bugahitana umubare w'abantu bangana gutya, kuko ababarurwa ko baba bicishwe cyangwa se abapfiriye muri ubu bwato cyangwa se abapfiriye muri iyi mpanuka bashobora kuba batazwi n'umubare wabo ukaba utaramenyekana, kuko hari abo ubwato bwahise bwiyubikaho bamanukana nabwo, hari abo ubwato bwamanukanye nabwo kuko bari mu byumba bitandukanye by'ubu bwato buramanuka mpaka bageze ku mucanga hasi. Niyo mpamvu imibare yabwo cyangwa se imibare yabo itari yabasha kumenyekana, ariko hari ababashije kuba barokoka bakaganiriza abimusozi bakababwira uko byagenze cyangwa se uko situation yari ifashe cyangwa se uko byagenze mbere yuko iyi mpanuka ikomeye cyane iba. Hari abavuze ko abari bari muri ubwo bwato bavuze ko ubu bwato bwari buremerewe cyane kuko bwari bupakiye ibintu birenze cyangwa se birenze uburemere bw'ibyo bwari busanzwe bugira gute bupakira. Abandi bavuga ko ari uburemere bukabije cyane bw'ibintu bari bapakiye n'abantu byahengamiye uruhande rumwe, ubundi ubwato bugasoma amazi yamara kwinjiramo kuko ubu bwato bukoze mu cyuma.
butangira kubura equilibre cyangwa se uburemere buba bwinshi cyane, maze ubwato butangira kumanuka ku mwondo cyangwa se butangira guhengama bushaka kugira gute gusoma amazi menshi. Ni nuko byaje kugenda kugira ngo ubwo bwato buze kubasha kuba bwagira gute bwarohama bugahitana uwo mubare w'abantu benshi cyane. Ntitwari twamenye imibare nyayo y'abantu babashije guhitanwa n'ubwo bwato, gusa bivugwa ko abantu barenga 120 aribo bamaze kurohorwa mu bari bari muri ubwo bwato bwahitanye n'abo bantu benshi cyane. Hano ni kuri Real Vibe, nkomeza gushimira abantu bose bakomeza kubana natwe cyangwa se babana natwe buri munsi, abantu inshuti zacu zikora subscribe mu biganiro byacu dukora, abakora share ku biganiro byacu dukora cyangwa se ku nkuru zacu dukora hano kuri Real Vibe. Muri abantu b'agaciro, iyo mwakoze subscribe mudushyigikiye kandi ibiganiro byacu bibagereraho ku gihe. Reka aba bantu bose baguye muri ubu bwato ndetse n'ababuriyemo ababo dukomeze tubifurize iruhuko ridashira. Ababuriyemo ababo nabo tubabwire muti pole sana, Imana nuko yabishimye, abarokokeyemo nabo amashimwe.